hari ukuntu nakurebye unyibutsa buri hari ibintu byinshi wagiye unyibutsa buri mu kanya usanze n'analize nagize emotion ngende emotionnaire cyane hari umumansera w'inshuti yanjye yitwaga Daforoza yaje kwitwa yishwe n'umushyukwe Daforoza naramukundaga cyane yari inshuti yanjye aho padiri baramurangarana mpaka arabapfana yishwe n'umushyukwe sha ngo yishwe n'iki yishwe n'umushyukwe buri ariko AMAG THE BLACK yatwititwa imbwa buri bona ari kwitwa iki turetse kubeshya rwose cyamaje ukireba ubona ari nk'ikibwa kimeze ukuntu ariko noneho wenda karusho ni uko ubona ari cya kibwa wenda cyo mu mujyi cyagiye kiba wenda no kitaweho kikagera giturira nk'ibagiro ryo kwa Didi kikaryaho n'icyo wenda afite njye namubajije n'inshuti yanjye nose ugiye kugusura album y'urugi kuko aririmba nk'urugi rwa portail utarimo amavuta na album y'amafoto na album y'ibirwa ibyari byo arambwira ati rero ati kugeza ubu ngubu ndamutse ndirimbye byasaba no kugenda bakagorora ururimi ubona ukuntu gatagara iyo umuntu ageze ikibazo cy'ubumuga bw'ubugingo. Alright, reka tubasuhuze abakunzi ba Jalas official, twizere ko aho muri mumeze neza cyane. Uyu munsi nabazaniye umuntu mukunda muri benshi cyane, by'umwihariko mbona abana bato cyane, ari umuntu biyumvamo cyane, yageze ahantu hari abana basi ni Frere Jacques biba bihuriyemo. Uwo nta wundi rero ni umuntu wagize gutya aravuga ati ngewe amazina y'abantu ndayahaze ngiye kwitira y'inyamaswa aba yise Mbata. Hanyuma akaba ariwe muntu navuga ko yakoze ako gahigo nyuma yuko AMAG THE BLACK yavuze ati ndimbwa haje n'uwita Mbata. Mbata ariko yaje mbere ni ukuvuga Mbata yabayeho mbere y'imbwa. Mbata amakuru tani mukuru w'imbwa. Byageze gute bya wita Mbata? Sasa buri ariko AMAG THE BLACK yatwititwa imbwa buri bona ari kwitwa iki turetse kubeshya. Noneho yarebye iri mukwiye rwose buriya nkunda umugabo ntacyo amaye buriya AMAG THE BLACK akimara kwita kuri namuhamagara batura umuntu w'umugabo rwose umugabo w'umugase nawe mbonye ikintu none ukora ufitingamo rwose ufitingamo umuntu yakureba akabona ni ikintu cy'ikibwa gitereye aho cy'ikibwa kiraho cy'umukara rwose cyamaje ukireba ubona ari nk'ikibwa kimeze ukuntu ariko noneho wenda karusho ni uko ubona ari cya kibwa wenda cyo mu mujyi cyagiye kiba wenda no kitaweho kikagera giturira nk'ibagiro ryo kwa Didi kikaryaho n'icyo wenda icyashishe Mbata nitinyira ubwoba njye abantu bimbwa sinyera mbishobora bura leta y'u Rwanda n'akagabo leta y'u Rwanda ricari yavuga ati sasa reka turinde abaturage ubusugire bwabo ariko bingeri zose rero iravuga ati nidutora itegeko ryo kurya imbwa abantu bazarya imbwa niziba nkeya n'abantu bimbwa babarya ubu AMAG THE BLACK ni akaba gihari nawe ni wakaba none se ubona biterwa n'iki kugira ngo Imbata yo iri hano ibe yarahitara imbwa buri Imbata buriya iri protected iri protected buriya bakowe bakaba barayiriye oye iyi Mbata iri ahangaha irakuse kwirya rero ni ugusekura ikibambasi byagorana cyane. Anyway, Mbata rero impamvu yatumye ngutumira hanini nkavuga nti tuganire narabonye muri no minsi uri kwitaho icyangwe kimeze neza ariko amakuru mfite ngo ufite umusheri mushya ufite fiance bimeze bite? Ni bisanzwe ariko nari mufite aranjabuka ariko mfite fiance mushya by the way. Mfite fiance mushya maze iminsi ndi kwitegura tubiganiraho n'abantu bakambaza se ko tatwereka fiance kutatwereka sheri. Ejo bundi mu kiganiro nkora kuri Flash TV barambwira ati se ko uvuga abandi we ntuyitunga urutoki ariko ndabatungura mu minsi za mbere kasheri
nuko rero nguye gitumo nigendera ku mugani wa babahungu banyu ariko ngwino hano wegere Mbata ndebe ko ari wowe yavugaga ari wo mubereye oya uyu musizi jyana ujya hagati umere nka Yesu ku musaraba uraburi hagati ye abari hagati yawe na Felix abari Yesu ubwo ninde wamubwira ko bazabana muri paradizo hari ukuntu nakurebye unyibutsa buri hari ibintu byinshi wagiye unyibutsa buri mu kanya usanze n'analize nagize emotion ndi emotionnaire cyane hari umumansera w'inshuti yanjye yitwaga Daforoza yaje kwitwa yishwe n'umushyukwe Daforoza naramukundaga cyane yari inshuti yanjye aho padiri baramurangarana mpaka arabapfana yishwe n'umushyukwe sha ngo yishwe n'iki yishwe n'umushyukwe Imana imwakire mubaye narebye byambabaje ndeba ukuntu umukobwa mwiza nkawe mana sinzi ibintu byambabaye oya rwose ntago twarinda tugendana turanga ntago aturundukana ariko rero mwangurishije nukuri mugerageze ubwo yitwa Murekatete n'umusizi warakomeje kuri fiance wawe nsemo amagara ariko ntago ari uburyo bwo kugira ngo nerekane ko ari fiance wawe nawe aje ari kwibaza ati se muhamagaye ujye wumva abasizi byiza bagira ibintu byiza bafite n'ukuntu batondeka amagambo yabo ariko mu buryo bwigisha donc ukabona ni ibintu byiza cyane ariko mu Rwanda sinzi nimba bagihari mutoya ungana nkawe ni wewe wenyine mbonye nta musizi n'umwe uzi mu Rwanda ntawe nari mperutse rwose mbega ibintu bibi ntawe nari mperutse nimba uko hari wenda ibikorwa byanyu mushobora kuba mubikora mukagira ya confidence yuko abantu babizi cyangwa ko mubizi kandi iyo confidence abantu benshi baragira agakora ibintu akaba ati buriya ngiye abantu barabizi ko ibintu bizi kandi nta muntu buriya tuvuge mu mbabure wenda nkoreshe MTN irazwi cyane ariko nayo iramamaza nayo ntagarika kwamamaza so icyo kintu no mu gihindure uravuze ngo ntabwo twamamaza umuntu ntibakitaho cyane nicyo kintu bashinja umaze imyaka ingahe uri umusizi maze umwaka umwe yego umwaka ufite amezi angahe 12 umva gahinda biteye kuba nkumenye uyu munsi ariko Imana ishimwe uramenye yego atari umuzi namwumvaga waramubona kuri televiziyo atari muri zino style urabona ubu ngubu amenya avuye kureba sheri ndabona mpamvu bihereyeho ashyizemo ka gaperike ari muri Frere Jacques namwumvaga cyane ashobora kuba ari umunyabigwi ari nayo mpamvu namwumvaga cyane ariko nishimiye kumubona noneho inkuru ye nzayibara nk'uyizi kimara guhura na Murekatete wenda ntarakubwira niba ari singo ariko urabona utakwihina agarake yari singo biragaragara niko muri singo uramureba ukahita umubona no mu maso uramureba ukamubona no mu maso ko none se ntureba tuno tuntu turi kubona afite n'uduheri bigaragara ko nawe yadupfana nka Daforoza tunarebye nawe ase nkabura aho yumenye ngo umenye nyine mu maso y'urute umenye no mu maso y'urute kutari n'umufurere wavuga reka ndasenga cyangwa wamumenye ari mu nzira zo gupfa cyangwa nawe yigeze kugira inzozi zo kuba padiri hanyuma aza kubivamo yego oya nanjye ndumugarukira Imana nibyo garukira Imana babaze hanyuma Mbata utekereza iki ku busizi uri umukomediye ariko ibya byose uravuga uti mfite fiance ushobora kuba wakora n'ubukwe nicyo bivuga nyine urumva ushobora kuba wakenera nyine umuntu uhura n'umuco nyarwanda 100% utekereza iki
ahubwo utarajya kure ataragusubiza tuve hano ambwiye amatariki hanyuma nanjye njye mu nganzo ni ukuri urwo rukundo nduvuge mpereye mu mizi yarwo. amatariki zishaka ko numva mwaba nogeje isafuriya nyicayemo. Ugomba kumbwira amatariki. Ubu ngubu sinzongera no gutera ivi nabyo birapfa baramutwara. Ugomba kumbwira amatariki ukantumaho nkaza ni ukuri ubwo bukwe bikagenda neza twifashishije inganzo y'ubusizi. Baye mbashimiye nizere ko uyu muntu ibintu avuze mwabyumvise. Ije atazatangira akabangura abona ngo ubuca kwabwaguyemo amazi. Nabyaye intama ntago ari byiza rwose. Oya nzaba mpari rwose wowe urampa itariki urampa umunsi hanyuma rwose nzaza inganzo nyivimuze. Ubu ugiye kudushyingirira imbata. Itariki ndazimuha inbox. Ni ubukwe bw'ibanga? Saho nahagana ya. Ubukwe bw'ibanga? Yaragara kwibanga. Ahubwo iyo uvuze itariki ubukwe buzabera abasore bazi gutereta bagutwara umugore. Ubu ngubu no kubereka umugore mfite n'iminsi mike gusa ndasigarana nimero zawe. Ahubwo se ahubwo ngize ikibazo cy'amatsiko wamaze gutanga inkwano. Inkwano narayitaze. Nibyo warakoze cyane. Mfite igisigo gishya nise iwacu bazagukoshe ubwo ufite aho wamaze gukosha n'ukuri Imana ishimwe. Ko icyo gisigo twumva? Icyo gisigo kiri kuri YouTube channel yanjye UMUSIZI MURAKATETE ariko ngiye kukunomfesha niko babyita mu Kinyarwanda. Nakumiro nk'aka wa musaza uvugwa mu gisakuzo gusarikana bya gihungu bisimbuwe n'ubusare twigeze ngunda w'induga n'inda ye nini uho yakuwe na ruvumbitsi rwamvumba hose na rwoga mabondo ye nini indinga n'akaraga byakamuraragije impinga kabura n'uwagira ati mporengwa mu kiziryo ruba ryamubayeho nk'irageri muraza rwa ntamba kavumbika no mu ivumbi ntasige naho rubanda ruvanye. Niko se gahungu aka gahuru niko gahuza mbiswa nta soni cyangwa nsare nsabe bagutware nta soni ngo wasaritswe. Ngaho nyereka igisare uko gisa gusa urampuruje ngo umpobere urampamagaye ngo ngutabare nkaho watewe nta soni ngo nkwiyamburira imbere wambanje se wa musazi wiyubanzi wacu bakagukosha nyamushira soni. Impingu tuye ngo uratunze ngo waratunganiwe kuva mu buto bwawe iminsi yaraguhaye ntiyaguhoraho kuyishima ngo uzishimisha kandi ngo utagira uwo wishisha ariko washira isoni ngo nanjye nkwiyamburira imbere uzazi wacu bagukosha. Sasa uvuze ngo ngunda winda nini cyangwa cya Jalas cyatse kuki nabikora mu muco w'Abanyarwanda ntibibamo. None uvuze ngo ngunda uvuze nanone ngo aravuze ngo kwiyambura imbere ngira ngo Nasiri muraziranye. Oya ntabwo tuziranye. Tugira umuntu witwa Nasiri ugira umudayimoni wa manumve. Itura wanjye. Nibyo mwumvise rero ko bidakwiye mu gisigo cyanjye ntabwo bikwiye ntabwo ari indanga. Ariko sereka amaze nkubaze kuvuga ngo kubonja ntabwo bikwiye. Ubu abantu bashaka kubonja tuvuga ari umukobwa wumva yabonje abahungu yabonje umuhungu ubwo nuza kumuvugira ubwo ntago. Ubundi mu Banyarwanda hari ibintu tuzi byo kubahwa bitanakwiye no gusuzugurwa n'umuntu uwo ari we wese. Niba mwarigeze gutunga iwanyu cyangwa se mu bavandimwe cyangwa se mu baturanyi amata ntabwo umuntu ayasogongera ngo umwaze undaze. Bamwe bajya babitindaho cyane ariko icyo ni ikintu cy'agaciro. Ni impamvu mvuze amata nuko nayo arayo kubahwa nuko arayagaciro mu Banyarwanda dukomora ku nka ya yindi isobanuye byinshi ku Banyarwanda ariko ubundi ntabwo asogongerwa. Mbigereranyije rero n'umwari umukobwa Umunyarwanda. Reka baretse gatoya. Ndetse gatoya ari ibintu
oya uretse utarenga aho ngaho nabwo haracyarimo ikindi kibazo wowe wiba umunyapolitiki tuze mu buzima bw'uyu munsi buri rero sibyo hari uburyo usanga abakobwa nabo ubwanyu mwarihaye agaciro mwenyine ariko nimwibagirwe ko n'abahungu natwe tugira agaciro uricara bakavuga ngo umukobwa wacu ni mukobwa jana niki umuhungu wacu donc umukobwa agakobwa amafaranga agakobwa inka yaritaweho yararezwe ariko mu ishuri y'abanyeshuri biga umuhungu n'umukobwa barigana hari n'igihe usanga ubu wa mbere ari umuhungu so uwo muhungu we ntabwo yarezwe cyangwa nk'umukuyi wowe urakoze cyane bombi n'abana kandi uburere bahabwa n'ubundi ni bumwe dekane kujya mu mateka yo hambere ngo sobanure uko umukobwa cyangwa umugore yafatwaga tuze muri .com mu buzima busanzwe bw'uyu munsi wa none bose ni bamwe ariko umwana w'umukobwa we noneho hariho icyitonderwa kuko ni mutima w'urugo ni ubyarira u Rwanda uyu munsi wa none ni ubyara uzaba umuyobozi ni ubyara uzaba perezida ni ukuvuga ngo kumurera haba hariho kwitonda bigomba kwitonderwa kugira ngo izo ndangagaciro z'umuntu koko uzabyara umuntu uzahagararira igihugu ejo cyangwa ejo bundi azihabwe kandi azihabwe hatabuzemo n'imwe kuko uko ngewe uyu munsi wa none ngaragara ukomeze uburere ariko none ntabwo turahuza none kuko akamwereka akantu gatoya sibyo hari abana bajya bino minsi baciye mu itorero bakakwigisha kuganira kuvugira mu ruhame ariko still ni byiza ariko nanone ntukamere nk'abanyapolitike ahera mu gitondo avuga akagera nimugoroba ariko nta na kintu kimwe yavuze ngo iminota dufite mikeya twebwe ntabwo turi abanyapolitike twebwe nta nubwo turi muri cyacu turi abantu bari basanzwe straight ku cyo dushaka kuvuga buriya biba byiza iyo nkubwiye ikintu nguha n'urugero n'udukurikiye nibwo abyumva neza nibwo abasha kubyumva ikibazo umbaza ndacyumva kandi kiranumvikana ku muntu uwo ari we ariko ntabwo nakigusubiza ntaguhaye ntabwo ari ukukujijisha ntabwo ari na leta y'u Rwanda yarabirebye ibona ko umukobwa cyangwa se umugore adakwiye guhezwa iyo ngiyo ahubwo akwiye guhabwa agaciro nawe ibyo ashoboye akabigaragaza akabyereka abanyarwanda bose ubwo rero kuvuga ngo kubera iki ngo umwana w'umukobwa ngo ari we guhabwa agaciro ngo ari we warezwe ibyo ngibyo ntabwo bivuga ko mwebwe mutarezwe ahubwo nuko mu muco nyarwanda no mu murage twasigiwe ariko bigenda umukobwa ararerwa none se reka tugaruke kuri ibi bintu bigezweho nanone ngeraga ndashaka ko twekuza kubeshyana turi abantu bakuru sibyo nuvuga ngo Jalas nawe ibyo ngiye kuvuga urabizi hari muri no minsi hari inkubiri y'abakobwa bari kurongora abasore bakaza umukobwa kuva mu diaspora akaza agatwara umusore akamurongora umukobwa hari abo tuzi babiri hano muri flash barahari babiri bagiye kurongorwa hari abasore so ukibaza abo ngabo bo inkwano zabo zitangwa gute tugende muri wa muco watubwiraga inkwano zabo zitangwa gute zihabwa bande ese bajyana ibirongoranwa ibyo ngibyo ntaho mbizi nta n'ibyo ndumva ntibizanabirwanda mu muco nyarwanda uyu munsi wa none ntabwo ubwo nabo bajye bakobwa abagabo barongowe bajye bakobwa ntabwo mbizi bagatwara n'ibirongorano ariko ni ibintu biriho bivugwa rero reka nkwereka ngo urugero ngero ruri typique Safi ntibavuze ko yarongowe na Judith
typique n'ibirongoranwa byiwe yarabijyanye indirimbo. Hari ibintu byinshi bivugwa ariko hari umuco dufite nk'umurage uyu munsi wa none. Uwo nguwo rero niwo duhamya ko ayishuwa ko reka nkubaze abantu bavuye muri Kongo, abandi bava muri Kenya, abandi bava Uganda, abandi bava Tanzania, baraza n'imico itandukanye. Ayishuwa ko umuco kivuga gihari, umuco uvuga gihari. Intero usanze nyirugatera niyo wikiriza. Abo bavuye ahatandukanye bagomba kuza bagatera. Ibyo bintu bumva bikitwa umuco nyarwanda cyangwa byitwa umuco wongewe uyo yose bafite. Oya, intero usanze nyirugatera niyo wikiriza. Nabo nibaza bakava mu bice bitandukanye, dore ko n'igihugu cyacu ntawe giheza, bagomba kuza bagatera intero n'ubundi natwe turi gutera. Murakoze cyane, Imana ibamujye. Uwe cyane n'umukomediye. Hanyuma Mbata, reka tugaruke gatoya n'ubundi kugira ngo dusatire n'umusozo. Ufite filime y'igiswahili. Igiswahili urakizi bro? Ngaho suzuye. Habari mama. Habari. Ikivuze ni Igifaransa, nta Giswahili numvise. Sasa mwana w'inyenda aranyitendeka. Wivugira Ikinyarwanda ko ari cyiza. Oya dufite tukabyarwa n'Abanyarwanda, aho kuvuga Ikinyarwanda kiryoha. Icyo nkundira Abanyarwanda, iyo afite ahantu ari kurira, afite ahantu ari kurira, bayumva n'abandi bakora nk'ibyo akora. Kandi abantu bose ntago barira hamwe. Barira hamwe. By the way, filime yacu y'igiswahili ni urebye muri no minsi urubyiruko rukeneye guhanga umurimo, ariko tugahanga umurimo tugendeye ku byo dukora. Iyo turebye rero target audience dutargetinga mu Rwanda nk'Abanyarwanda, u Rwanda dufite miliyoni 10 na zingahe z'Abanyarwanda, n'ebyiri n'eshatu zishobora kuba zinarenga. Ariko nanone iyo tugarutse nanone kubakoresha kubafite amashanyarazi, hari umubare runaka uzwi. Abafite smartphone hari umubare runaka nawuzwi. N'abafite internet hari umubare runaka uzwi. Uwo mubare rero Papa Sava arawushaka, Jalas arawushaka, Safa arawushaka, n'undi wese na Murekatete nawe ni washaka ko numvisha avuga YouTube. Umubare rero uracyari mutoya. Iyo urebye rusanga impamvu hano mu Rwanda tutagira umuhanzi ukize w'umukire ngo ucana ngo biya ni bya runaka, ugasanga n'abantu baraho ngo buri munsi bahora abaraho. Amafaranga binjiza ni makeya ugereranyije na popularité y'Abanyarwanda, iracyari ntoya ingana nk'abantu baba mu mujyi umwe w'igihugu cy'abaturanyi. Bityo rero bitwereka ko ntabwo ushobora gukina ngo bikunde. Ndebeye kuri so average runaka ngena mbona sanga dukwiye gukora content iri international, cyangwa se yaba atari international ariko iza muri region ikaba yakora, igakora East Africa. Byibuze turamutse tuvuze ngo ufite East Africa, Kenya, Tanzania, Burundi, Congo, barakumva, bafite ukuntu bumva ibintu wakoze, bakaguha ya subscription yabo, bakaguha ya viewership yabo, ishobora gutanga umusaruro. Ni muri urwo rwego rwo twatekereje filime yitwa Kibaraka. Turayikora filime ize isobanure kinyamugisha. Ubwo nacyo turakivugaho. Nuvuga ngo Abanyarwanda batumva Igiswahili bafite Papa Sava, bafite bamenye Papa Sava, ariko bakeneye niyo kumenya bafite nabamenya, bafite iki. Nuvuga ngo rero ugendeye kubumva ururimi runaka international. Igiswahili bakunda no kuvuga ururimi rwa Afrika. Abanyarwanda benshi bagize mu ishuri barize. Ikindi nanone Abanyarwanda benshi ko gutura n'abaturanyi bavuga Igiswahili, hafi ya bose Igiswahili baracyumva. Navatereka Tanzania cya hirgiye hariya nikamusheshe nikamumanke. Tugerageza ku mixinga ni content irimo abantu bagiye batandukanye. Haravuga ga Swahili sanifu ya Tanzania, haravuga ya Kenya, haru mixinga muri ya Kongo kugira ngo n'abakongomani baze kwiyumvamo. Of course. Nuvuga ngo rero mwadufasha, turi gukora iyo Kibaraka, tugakora n'izindi content mu Kinyarwanda, Igiswahili n'Icyongereza kugira ngo bose babashe kwiyumvamo kandi tubashe kugenda big, tube banini. Yo kwagura ibikorwa. Hanyuma utekereza iki kuri icyo kintu
Mbata avuze ni ikintu wenda ntekereza ko nk'umusizi umaze umwaka cyakabaye wenda kiba nk'isomo. Hari buryo abantu bakora subtitle ibisigo bikumvikana mu zindi ndimi, nubwo bwose waba wakoze mu Kinyarwanda, ukurikije icyo avuze cyo kwagura isoko ukareka kuguma kuri audience imwe, ugitekerezaho iki? Nacyo ni ikintu cyiza kuko ni uburyo bwo kwagura no kwagura ibihangano byawe ntibibe byumvwa n'abanyarwanda gusa, ahubwo ubwo butumwa watanze bukagira n'abandi bantu bugeraho, kuko hari nk'amarushanwa tujya twitabira bakagusaba ko cya gihangano nubwo cyaba kiri mu Kinyarwanda ugishyira no mu rundi rurimi kugira ngo n'abatumva Ikinyarwanda babashe kubyumva. Ni ibintu byiza rero, n'undi muhanzi wese wifuza ko ubutumwa atanga bwagera kure nawe atekerezaho kandi yifuza, ni ibintu byiza. Hanyuma Mbata, wenda turi no gusoza, ndabizi ko ugiye kujya muri show, niki wavuga, niki wabwira uyu mushiki wacu mwahuriye hano mutunguranye, asanga uri kuvuga fiance ubwo amahirwe aravuga ati singe nyabone ariko ushobora no kudushangiza fiance tukabona wenda asa na Murekatete, wenda tukazamuha andi mazina. Uko byagenda kose nawe ni umunyarwandakazi. Ni umunyarwandakazi rwose. Sibyo, uko biri kose nawe ni umunyarwandakazi. Nanjye se wajya kundedwana hako mwana wajya ureke mane wajya ureke urugomo. Ibyo ntaho byabaye i Rwanda, niyo byabaho byakwitwa irindi zina, ntabwo byakwitwa bityo. Yego. Agatanga wenda nicyo nakongeraho, icyo navuga ku byo yarumbwiye, uyu ni umwana w'umukobwa umwari ufite ahazaza heza, ufite indangagaciro nyarwanda, ni byiza. Ariko ikindi namwongeraho gatoya, twese ndakuruta uko byagenda kose, imyaka 30 n'indi urumva uko ndakuruta. Muri zombi kagira muri 50 na. Hari aho wakinyura, niyo uvuga menya aho waciye kandi nkamenya nuko watoje. Urumva icya kintu ntikikakubate ngo wirengagize kumenya ko turi mu isi ihindagurika, isi y'iterambere, kuko umuntu aguha iki ukakigumana, ejo ukaburara ugifite kandi wakaba ushaka n'ikindi wongera kuri cya kindi. Umuntu akakubwira ngo mfatiye ino fanta ngo gumanga ngo wibagirwe ko ugomba no kujya gushaka n'umugati wo gukoresha fanta. So nujya mu muco ntuzijanike mu muco cyane, kuko na leta ubwayo ntirabasha kumaintaininga umuco, ntibarabasha no kuvuga ururimi rwabo neza, baruvanga n'icyongereza. Urumva zose urumva zose urumva ngo ntukagende ntuzakunde kampani kuruta nyirayo. Uzabanza ukunde we ku giti cyawe, ukunda akazi, urebe iterambere ryawe, ariko ntuzakunde kampani kuruta nyirayo. Niki wabwira Mbata rero? Ni umuntu muwe warumbwiye uti najyaga mwumva gusa, ariko noneho ubu namutanga mu buhamya. Niki wamubwira dusoza Murekatete? Ariko unadushyirira kandi gasigo, nabonye uri kuvuga ibisigo bikaze. Ndishimye cyane guhura nawe, ni umugisha kandi urakoze ku nama nziza ungiriye. Ni umugisha ugeretse ku wundi utagirwa na buri wese, kuko iyo ntaza kuva iwacu ngo nze ahangaha ntabwo twari buhure. Urumva n'undi mugisha mpuriye nawo mu nzira ugenda. Icyo nakubwira, numvise nawe uri umuhanzi nkanjye, kandi numvise ufite n'ibitekerezo byagutse byagirira umumaro igihugu ndetse no hanze yacyo. Nabyumvise kuri kubitekerezaho. Nakubwira ngo jya mbere, ni byiza. Buriya ni uburyo bwiza bwo kunyuzamo ubutumwa, kandi umuntu akabwumva atagononwa. Jya mbere rero, kandi ndabishimiye. Mbata, dutegereza ubukwe kugeza igihe butabereye? Abundi hari umugabo witwa Tegereza ahuye n'undi witwa Heba, ariko njye ntabwo ari ubwo bukwe ngiye gukora. Ntabwo ari ubwo bukwe bose. Ubundi ninde wabwiye ko album ihari? Icyo kibazo nakimbajije mbura ikintu gisubizaho kupe. Afite njye namuhajije n'inshuti yanjye, nose ugiye kugusura album y'urugi,
kuko waririmba nk'urugi rwa porotaye utarimo amavuta. Ni alubumu y'amafoto, ni alubumu nyiberwa ibyo ari byo. Arambwira ati rero ati kugeza ubu ngubu ndamutse ndirimbye byasaba no kugenda bakagorora ururimi. Ubona ukuntu gatagara iyo umuntu ageze ikibazo cy'ubumuga bw'ubugingo agera bakamugorora. Wenda akaririmba ariko biba bitabaye ibyo ngibyo rwose nibategereze alubumu y'amafoto. Mbata asante pe. Ndagushimiye. Marekate. Reka tugushimire wenda nari twagize ikiganiro kirimo comedy cyane gisekeje kuko twari turi kumwe n'umugabo witwa Mbata n'umukomediye dusoza wenda wowe uburyo bworoshye abantu bakubonamo umuntu gushaka wenda nadubwiriye urumva ntago biba byoroshye kubona umukobwa ukora ubusizi akenshi ni ibintu twumva ko ari iby'abagabo nimwe mu mirimo abantu biyumvishamo nk'iy'abagabo umukobwa yaba umuhanzikazi umukobwa yaba umunyamakuru kazi ariko kuba ari umusizi kazi akenshi ntago byumvikana unambwire niba ari itegeko ko mwambara ibitambaro gutyo ko naho ndi wo kwa rumaga mbona ariko acyambara okwande inshuti ya rumaga no umusizi nabo yego wenda ni ibyo ngibyo unatubwire wenda niba ari nk'akantu kamwe wadushyiriraho kagasigo katari kiriya wahanuraga Mbata dusoza. Mpereye ku cyo uvuze cyo cy'agatambaro ntabwo ari itegeko buri muntu ahitamo uko yifuza. Oya ibyo naho bihuriye ni ahantu bihuriye. Oya ni uburyo umuntu yagiye kujya ahantu baribaza ati se aha hantu ngiye ndambara gute ndagaragara gute uko wambaye rero n'ubundi bijyana n'agaciro wahaye aho hantu ugiye kujya. Nanjye rero njya kuza hano ni uku nguku nahisemo niba hari n'abandi babyambaye birashoboka kuko ntabwo yego naguhezwa sinzi ikindi kibazo mbajije nyuma yuko njya ku gisigo nababwira. Wenda ikindi wavuga ko abakobwa bagenzi bawe kubatinyura kubankuraja donc umuntu wiyumvamo iyo mpano kuko biragoye kubona abasizikazi benshi. Abasizikazi turahari ariko ntabwo turatinyuka. Navuga ko harimo abataratinyuka harimo n'abagifite imbogamizi zo kubona ubushobozi kugira ngo mubashe kubabona. Uyu munsi wa none nkanjye naje hano nzanye igisigo cyanjye gishya hari rero abatarabona ubushobozi bwo kubasha gukora ibisigo ngo babigeze nk'aha ngaha bakibifite mu makayi bakibifite mu nyandiko ahantu henshi hatandukanye batarabona uburyo bwo kubigeza hano ariko ntabwo bivuze ko badahari. Abo rero bagifite izo mbogamizi nababwira gukomeza gukora nubwo byaguma mu makayi ariko hari amahirwe ko ejo cyangwa ejo bundi hazaboneka amahirwe bakabikora nabo bakabasha kubigeza hano. Yego akanyuma rero dushyirireho akanyuma ugiye kudushyiraho igisigo wenda waduhitiyemo cyoroheje utuvumbye cyangwa se utubonge gitoya nyine ubundi bitubwira abantu ko babona ibisigaye. Mbebe ni impinga mpingutseho bene ariya mataba nimutabare mutebuke mbibarize munsubize mbabaze impanuro zo muri iyi mpugu mvuka kuko ubucuruzi naciye iryera subwo ubuconco n'ubucogocogo ahari n'ubucabari ndarara ikizungerezi kizunguza kizonze imisumbi ku gasozi ibanga ku karubanda ngo maya aracuruza hambere aha kubera imihangayiko no guhaha impanuro ijoro ryajigije ndaho ntereye ntahampura n'uruhinja ikimera ari intangarugero amasusa asumba yasine yasesemwe yasinze ase kubusa imyambarire ari ntayo asomana n'igisaza kingana sekuru wa bisupo hadaciye kabiri mbona bicaye baciririkanya bati we gicucu uricurika ntuzi igiciro cy'iki gicuruzwa. Ndamureba ndashoberwa ndibaza ni hirya mu Rwanda rw'iwabo yahasize akaduka none niko kateje impaka
nteye indi ntambwe nterera ntaha nsanga hafi y'igisambu hari igisore iki cy'amasoso kivugisha kinavirirana gisa n'akavurivundi kivuruguse mu ivumbi iruhande ndaharora igisa n'igisu arasumira kwisogota ngo yacucuwe n'umucuruzi ndahagarara mbura ubugenda mubaza imvo habima imvaho ati nk'umusore yisamudi narasohotse mpasanga abasumba isimbi ku isura ni byinshi iyi samudi reka dusohoke. murakaze cyane. Ibisigo byanjye rero abantu babisanga kuri YouTube channel yanjye yitwa Umusizi Murakatete. Instagram yanjye nayo ni Umusizi Murakatete. Facebook yanjye nayo ni Umusizi Murakatete. Hanyuma ikindi nabwira abanyarwanda abafite ibirori bitandukanye, inganzo y'ubusizi ni nziza kuyikoresha ahantu hariho hose kuko amagambo yayo n'uburyo abatondetse n'uburyo akoze biraryoshye kandi abanyarwanda batweretse ko babikunda. Abanyarwanda rero bafite ibyo birori bitandukanye, ubukwe, abizihiza amasabukuru, ni mudutumeho tuze tubafashe twifashishije iyi nganzo y'ubusizi. Wakwandika indirimbo y'umuhanzi? Cyane abahanzi rwose munaririmba mbonereho kubararika muze twari indirimbo zanjye. Ubu hari n'igihe mvuga ni wampa n'umuntu yiririmba uza akayiririmba nkayimuha akayiririmba nkabyumva ko yaririmbwe gusa yashaka ntagira ikindi kintu kindi. Enge tujya dukoresha twege muri showbiz agashegu waririmba kaba ari nyina. Agashegu ni agake kantu waririmba kameze uko kaba ari sawa cyane. Agashegu ntabwo menye icyo ari cyo, ntabwo menye icyo ari cyo, nta nubwo ngisobanukirwa, gusa njya numva babivuga bamwe ntibabivugeho rumwe abandi bakabivuga uko babyumva, ariko ngewe indirimbo nakwandika cyangwa se nanditse ziracyabitse ni nziza. Abanyarwanda abahanzi bazaze tuganire nzibahe batangire baziririmba.